Shalom, turagushuhuje karibu ku isengesho ribohora official, aho ubasha kubohokera biciye mu ijambo no mu isengesho. Wowe wakoze subscribe cyangwa se sabone mu rurimi rw'igifaransa, Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Tuguhaye ikaze rero, tera agatebe kawe, wongere volume, ushyige mu mwanya mwiza, tuganire ijambo ry'Imana, dusenge. Kandi nibutse nanone guha ikaze namwe muje bwa mbere mutarakora subscribe. Imana ibahe umugisha namwe kuza kuyifatanya natwe, kuza gushaka ijambo ry'Imana hano. Uwiteka akubohorere mu ijambo rye kandi akubohorere mu isengesho rigiye gucana ku isengesho ribohora official. Tubanje gushimira cyane abantu batanga inkunga zabo, abatura, abatanga inkunga zo kugira ngo dukomeze dukore uno murimo. Namwe Imana y'amahoro ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, muri agaciro, mugubwe neza muri byose. Tuje rero gukora isengesho risesa kandi rihanagura umuvumo uterwa no kuvukira mu miryango yasenze ibigirwamana, igaterekera, ikabanduka, ikaraguza, ndetse n'abantu bigeze bajya mu bapfumu. Tugiye gukora isengesho risesa kandi rihanagura imivumo ibyarwa n'izo ngaruka zo kuvukira mu miryango iyo mu bapfumu iraguza, iterekera. Turakora isengesho rihanagura n'imivumo iterwa no gusenga ibigirwamana. Reka dusenge turarike umwuka wera kugira ngo ibi bintu abigusobanurire neza, wumve ingaruka zabyo. Hanyuma no mu gihe turi buze gusenga, wumve wiha agaciro isengesho turi busengane nawe. Urabohoka kuri uyu mwuka byanga bikunda. Iri ni isengesho ribohora, ni ahantu ugomba kubohokera. Isengesho niturisenga ukaryizereramo urabohoka, ariko tugiye kubanza turebe uwo muvumo ubyarwa cyangwa se uterwa no kuvukira mu miryango iterekera, ikabandwa, ikaraguza, ndetse ikaba yarabikuriyemo ikabikora, nawe muri uwo muryango ukabikora. Iyo mivumo rero niriyo tugiye kuganiraho, tubyigishe, tubisobanure, ubwo ukaba dusobanure, hanyuma dufata umwanya wo gusenga, guhanagura izo mbaraga z'uwo muvumo. Data, mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, niwo utwigisha ibidufitiye umumaro, kuko ijambo rivuga yuko ari we utwigisha ibitugirira umumaro. Turaguhamagaye kugira ngo muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo, Mwuka w'Uwiteka, dufite byinshi tutazi dukeneye kwigishwa nawe. Mu izina rya Yesu Kristo, ni wowe utwigisha ibidufitiye umumaro. Aka kanya mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, ndasaba ngo wohereze ijambo ritwigisha mwami akaga, cyangwa se ridusobanurira tugasobanukirwa umuvumo uzanwa no kuvukira mu miryango iterekera, ikabandwa, ikaraguza. Imivumo izanwa no kuvukira mu miryango yisenga ibigirwamana, mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga z'umwuka wera, ndatura ngo uze utwigishe mu izina rya Yesu. Wigisha umuntu wese uje kuri iki gicaniro cy'isengesho ribohora kabiri, nyuma yo kumwigisha ubashe kumubohora mu izina rya Yesu. Ndatura ngo ubashe kumubohorera mu isengesho turi busenge mu izina rya Yesu Kristo rihanagura umuvumo, katika jina la Yesu Kristo risumba amazina yose. Ngaho ndakwihaye, nguhaye akanwa kanjye, nguhaye umutima wanjye, nguhaye ubwenge bwanjye, mu izina rya Yesu Kristo nguhaye imyumvire n'imitekerereze. Ndakwiyegure wese kugira ngo ncishe iri jambo ribasha kugira umumaro buri wese uri hano ku isengesho ribohora, ni mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose twahaye gukirizwamo. Amen. Karibu rero, Imana iguhe umugisha. Tumaze gusenga, ndasaba kugira ngo umutima wawe uwutegure neza mu izina rya Yesu, kuko ni Imana ivugana n'imitima y'abantu.
turi mu isi rero aho abantu baca mu bintu bitandukanye, bagaca mu ntambara batazi impamvu z'izo ntambara, bagahura n'ibitero by'abadayimoni n'ibitero by'imbaraga z'umwijima batazi inkomoko yabyo, bagaca mu ruhurirane rw'ibibazo batazi inkomoko y'ibyo bibazo n'uburyo babisohokamo. Tuje hano rero kugira ngo twigishe kuri iki kintu, tuje hano kugira ngo dusobanure ingaruka ziterwa no kuvukira mu miryango yasenze ibigirwamana, mu yandi magambo igaterekera ikabantu ikaragusa. Nibyo tugiye kuganiraho, bizana umuvumo. Imana yaremye umuntu imurema mu ishusho yayo, imaze kumurema mu ishusho yayo imwambika umubiri imuzana mu isi. Ubwo twatangiye, Imana yaremye umuntu imurema mu ishusho yayo, imwambika umubiri imuzana mu isi. Nge nawe twaremwe mu ishusho y'Imana. Imana yaraturemye ikurema uri umwuka, igutunganya uri umwuka. Igihe kigeze ikuzana mu mubiri, ikwambika umubiri, uravuka uza ku isi. Muri uko kuza ku isi, iyo yifuzaga yuko uko ariyo yakuremye ariyo uzajya usabana nayo gusa, ari nayo usenga, ari nayo wambaza gusa. Igihe cyose wahura n'ibibazo, wahura n'ibikuremerera, Imana yifuzaga ko ugomba kuyigarukaho, ikaba ari ikemura ibibazo uba uhuye nabyo. Nk'uko dusanzwe tubizi, iyo umuntu tubona inganda zisohora produit runaka, tuvuge urugero nk'uruganda ruba rwarakoze televiziyo. Iyo rumaze gukora televiziyo, ruhita rusohora n'akantu k'agatabo kagaragaza cyangwa kanditswemo amabwiriza y'icyo iyo televiziyo ko igomba gukoreshwa, na za telekomande byose na telekomande yabyo. Ako gatabo kakaba gahari, uburyo uko iyo televiziyo igomba gukoreshwa cyangwa se na telefone igomba gukoreshwa. Nubishatse kuvuga iki rero? Urwo ruganda niyo mpamvu usanga rusohora n'ibindi bikoresho, kuko baba bateganya bakavuga ngo iyi televiziyo ishobora gupfa, hari amapiyesi ashobora kwangirika, bagakora ayandi mapiyesi ku ruhande azashobora kugira gute gusimbura bya bindi byaba byapfuye muri televiziyo cyangwa se no muri telefoni no mu kindi kintu cyose cyatsotse mu ruganda. Nuvuga ngo rero icyo gihe urwo ruganda rugasohora n'abatekinisiye bigisha abandi uko cya gikorwa, ya telefoni iramutse ipfuye cyangwa televiziyo iramutse ipfuye yakorerwa gute. Imana rero mu buhanga bwayo no mu mbaraga zayo, nyuma yo kukurema ikakuzana mu isi, yari izi yuko ushobora guhura n'ibibazo, ibibazo bikuremereye utabasha kwivanamo, ukaba wakenera izindi mbaraga wiyambaza kugira ngo zigukure muri ibyo bibazo. Noneho igambira kugira ngo yimenyeshe iki? Wa mwana w'umuntu. Wa mwana w'umuntu iramwibwira, iramwimenyesha, imubwira yuko kubaho ayumvira, kubaho ayubaha ari wo muyoboro uzamufasha kubaho hano mu isi, agahabwa n'ubugingo buhoraho. Nanone kutamenya Imana, ukamenya ibindi bitari Imana ukabyikubita imbere, yerekana ingaruka zabyo. Yerekana iki? Ingaruka zabyo, ingaruka ziterwa no kuba wagenda ukambaza izindi mbaraga zitari Imana ihoraho, zo kuba wagenda ukambaza ibigirwamana ukabyikubita imbere, ukaba ari byo usenga. Imana igaragaza ingaruka zabyo. Reka rero dutangire dusome. Igaragaza ingaruka zabyo, kandi koko ifite impamvu yo kubabara igihe cyose umwana w'umuntu yikubise imbere y'ibigirwamana, yikubise imbere y'ibintu bitabasha kumukiza ibyo yise Imana kandi atari Imana. Ifite impamvu byo kuba yababara.
rero iyo wikubise imbere ukagira ikindi kintu uramya kitari Imana, Imana irababara. Nongere mbisubiremo, iyo wikubise imbere y'ikintu kitari Imana ukakiramya, ukikubita imbere y'ibintu bitari Imana ukabiramya, Imana irababara. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, uba wayobye cyane. Mwumvise urugero natangiye ntanga. Ibaze wowe uguze televiziyo, nyuma y'iyo televiziyo igapfa, igipfuye ukajya kwiyambaza umuntu w'umucuzi w'amasafuriya cyangwa w'ibyuma ngo abe ari ugukorera iyo televiziyo. Icya mbere uba wayobye. Nguko uko abantu bahura n'ibibazo, bamara guhura n'ibibazo bakisanga aho babijyanye atariho bakagombye kubijyana, bakisanga aho babyerekeje atariho bakagombye kubyerekeza. Igihe cyose rero uhuye n'ikibazo, aho kugira ngo ugishyire Imana, utakambira Imana, ukakijyana ku mupfumu, ukakijyana mu myuka y'abapfuye, ukaba ari bo wambaza, ukiyambaza abasogokuru bawe n'abanyogokuru bawe, ukiyambaza abitwa abaremwe nabo abaremye, ukaba ari bo wiyambaza, ukabikubita imbere. Icyo gihe uba ugize izindi mana mu maso y'Imana. Ntabwo Imana yakuremye izihangana, ntabwo Imana yakuremye uzaba ugifitanye ubumwe nayo. Kandi kutagirana ubumwe n'Imana yakuremye, kugutera umugongo kw'Imana yakuremye, niko kwisanga imbere y'izindi mbaraga z'ikuzimu, niko kwisanga imbere y'izindi mbaraga zindi zitari Imana muremye, kandi izo mbaraga zikaba zigomba kukwica no kukurimbura. Niko bimeze, niko bimeze. Reka dusome hano igitabo cyo Kuva igice cya 20:5. Ni amagambo dusanzwe tusoma umunsi ku wundi. Igice cya 4 gitangira kivuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa ku mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ari Imana ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Urumva hano Imana irakuvugana n'ubuzima bwawe, iravugana n'ubuzima bwawe ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka. Nuvuga ngo urabuzwa kwiremera igishushanyo kibajwe icyo ari cyo cyose, ngo niyo cyaba ari ishusho yo hejuru iri hejuru. Mu yandi magambo, gufata ishusho ya marayika ukamuramya cyangwa gufata ishusho ya Yesu ukayikubita imbere, Imana irabyanga. Cyangwa se gufata ishusho ya Bikira Mariya cyangwa igishushanyo cye ukakikubita imbere, aho ngaho wikururiye urwango hagati yawe n'Imana. Imana uyibonye nk'igishushanyo, kandi Imana si igishushanyo. Niyo mpamvu bivuze ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru. Nuvuga ngo n'igishushanyo cy'ishusho iri mu ijuru, tuzi ko wenda muvuga ngo Bikira Mariya ari mu ijuru, kandi nibyo ariyo, ariko urabuzwa kurema igishushanyo cye. Tuzi ko Yesu ari mu ijuru, urabuzwa kurema igishushanyo cya Yesu, ndetse uranabuzwa kubyikubita imbere. Hepfo akavuga ngo ntukabyikubita imbere, ntukabikorere. Igihe wikubise imbere y'igishushanyo cya Bikira Mariya, wikubise imbere y'igishushanyo cya Yesu, ukabyikubita imbere, ukarira, ukaboroga, uba ugize izindi mana mu maso yawe. Ni nkaho uba winjiye mu yindi si yindi y'imiterekero y'abadayimoni.
ngo ntukabyikubite imbere kandi ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyaga. Urumva iri jambo ni ukuvuga ngo ku muntu ukomoka mu muryango, ngo ntukabyikubite imbere ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha mpora abana gukiranirwa kwa base. Ako kajambo reka tugahagarareho, mpora abana gukiranirwa kwa base. Ushobora kuzira so wikubitaga imbere y'ibishushanyo, ushobora kuzira so waterekeraga wabandwaga karaguza, umuvumo wari uri kuri so, igihano cyari kuri so bitewe no guterekera no kubandwa no kuraguza, icyo gihano nawe kikakokama. Igihano cyari kuri nyoko kubwo guterekera no kubandwa kikakokama. Ibihano biri ku babyeyi bawe bitewe no gusenga ibishushanyo bibajwe, ibi bihano bikakokama. Kuko urumva ngo Imana ivuga ngo ntukabyikubite imbere ntukabikorere, yihora ngo abana gukiranirwa. Yakuziza gukiranirwa kwa so, ikakuziza gukiranirwa kwa nyoko, ikageza ngo kubuzukuruza. Ubwo nabuzukuruza bawe n'ubuvivi bwawe n'abakwanga bwawe n'ubuvivi bw'abanga Imana bose. Bishatse kuvuga ngo ushobora kuba uko wazira ibituruka ku gisekuru cyawe cya 4, wazira ibituruka ku gisekuru cyawe cya 5. Turi hano kugira ngo duhanagure rero uwo muvumo wo gusenga ibigirwamana ndetse n'umuvumo wo guterekera no kubandwa no kuraguza. Turi hano kugira ngo tuze gukora isengesho rihanagura umuvumo wo kubandwa no kuraguza no gusenga ibishushanyo n'ibigirwamana. Waciye mu buzima busenga ibigirwamana urabyikubita imbere, ujya mu bapfumu uraraguza. Kandi sinawe gusa, ababyeyi bawe cyangwa basogokuru bawe barabikoze, banyogokuru bawe barabikora, basowanyu n'abandi. Wumvise ko ijambo rivuze ngo ihora abana gukiranirwa kwa base n'abanyina. Ushobora kuba urimo uraca mu bintu utazi, ariko inkomoko yabyo ari umuvumo wo gusenga ibigirwamana wari uri kuri famiye yawe, ari umuvumo wo gusenga ibigirwamana wari uri kwa sogokuru wawe no kwa banyogokuru wawe. Noneho kano kanya ukaba urimo urakurikiranwa n'imizimu irimo irakubuza amahoro n'umutekano, ishingiye ku mateka. Muzimu wanyu wakawe mu gisekuru cya 4 cyangwa cya 5, ukagukurikirana ushingiye ku mateka ya so, ushingiye ku mateka ya nyoko, wawuramyaga kawusenga, ukaba uri umurokore kano kanya wowe ukijijwe cyangwa wowe utakibikora, ariko izo mbaraga zikazajya zijya mu mateka ya kera zikakureberera muri ayo mateka ya kera, ugasanga zirimo ziragutoteza, zirimo ziraguteza imbaraga z'umuvumo. Tuje gusenga kugira ngo duhanagure uwo muvumo mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. None reka dusome nanone ikindi cyanditswe gishimangira ibyo ngibyo. Ikindi cyanditswe gishimangira ibyo ngibyo turakibona mu Balewi igice cya 20 kuva ku murongo waho wa, reka wenda duhere ku murongo wa mbere. Abalewi igice cya 20 kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa 5. Uwiteka abwira Mose ati, ongera ubwira Abisirayeli uti, nihagira umuntu wo mu Bisirayeli cyangwa mu banyamahanga babasukiyemo Moleki uwo mu rubyaro rwe, ntakabure kwicwa, abo mu gihugu bamwicisha amabuye. Ngo nanjye nzahoza igitsuri cyanjye kuri uwo muntu mukure mu bwoko bwe, muhoye guha Moleki uwo mu rubyaro rwe akanduza ahera hanjye, agasuzuguza izina ryanjye ryera. Abo mu gihugu nibirengagiza uwo muntu uha Moleki uwo mu rubyaro rwe ntibamwice, ubwanjye nzahoza igitsuri cyanjye kuri uwo muntu no ku muryango we. Umbira ijambo ngo nzahoza igitsuri cyanjye kuri uwo muntu no ku muryango we, mukure mu bwoko bwabo n'abamukurikiza gusambana basambanisha gusenga Moleki. Mwumvise iryo jambo rirakaze cyane, ritangiye rivuga ngo uyu Moleki, reka mbanze sobanure Moleki ni iki. Moleki cyari kigirwamana cyasengwaga na bamwe mu banyamahanga, ariko Abisirayeli baza kwanduzwa iyo mico. Noneho
Imana iza kubaha itegeko ryo kugira ngo babireke, ntibakagerageze gufata ngo ntihakaboneke umuntu uwo mu banyamahanga wabasuyukiyemo uha uwo mu rubyaro rwe Moleki. Bishatse kuvuga ngo ni imigenzo yakorwaga n'abanyamahanga basengaga uno Moleki, bagafata abana babo bakabamurika ku kigirwamana cyitwa Moleki. Wambaza ngo pastor bihuriye hehe n'ibyo ushaka kutubwira twebwe ko Moleki tutamusenze? Uyu Moleki cyari ikigirwamana cyasengwaga. Muri aka kanya bishobora kugereranywa n'umuntu wo mu muryango wawe waterekeraga akaba yambaza abakurambere, akaba yakwikubita imbere y'abakurambere, agafata abana be akabamurikira abakurambere, akabamurikira byane, akabaha imizimu y'abakurambere. Ugasanga barimo baraterekerera sogokuru wawe, baraterekerera imandwa iwanyu, barambaza imandwa iwanyu, nawe bakakumurika mu mandwa, ugatambirwa imandwa, ugahabwa imandwa. Ni kenshi nsengera abantu mu gihe ndi gusenga, umuntu uba waravukiye muri ayo mafamiye yo muri iyo miryango iterekerana no kubandwa no kuraguza, ugasanga abazimu bamuvugiyemo. Uwo muzimu ugasanga urimo uravuga ngo uyu baramumpaye, uyu ni umukobwa wanjye. Niyo ngo rero iyo habayeho kuvukira muri iyi mu muryango ufata abantu ukabaha abakurambere, cyangwa ukabamurika mu myuka y'abapfuye, ukabamurika mu basekuruza babo bapfuye, mu mwuka wa musekuruza imiryango yasengaga abahindutse ikigirwamana. Imana nishaka ko hasengwa imyuka bapfuye, nishaka ko hari ikindi kintu wiyambaza mu gihe wahuye n'ibibazo. Ntabwo Imana inezezwa no kubona abantu bahura n'ibibazo bakiyambaza ibintu bitari Imana. Ntabwo Imana yanezezwa no kubona urwara ukirukanyira mu bapfumu ngo ugiye kwivuza. Umupfumu aravura wowe? Umupfumu ni umukozi wa Satani. Ntabwo umupfumu avura, bisubiremo. Umuntu usenga akajya kwivuza ngo agiye kwivuza mu bapfumu, wagerayo umupfumu usanga afite igicaniro cy'imizimu, afite ibicaniro bya za jyajya, ukumva arimo arahamagara jyajya nawe ubyumva, ukumva arimo arambaza sogokuru wiwe yapfuye. Ntanaguhisha akakubwira ko imbaraga afite yazirazwe n'ababyeyi, ntabwo yazirazwe n'Imana ihoraho. Ntabwo akubwira ngo imbaraga afite nazirazwe n'Imana ihoraho, yazirazwe n'ababyeyi biwe bapfuye. Biragatsindwa guhura n'ibibazo ukirukanyira mu bapfumu. Ugasanga hariho abirukanye mu bapfumu ngo bagiye gushaka imiti yo gukundwa, ngo abagabo babakunde. Abantu ugasanga bagiye mu bapfumu, icyo bajyanye ngo bavugiye kwivurizaho inyatsi. Abantu ugasanga bagiye mu bapfumu ngo bagiye gushaka kwikuraho imyaku n'imikoshi. Abantu ugasanga bagiye mu bapfumu bagiye kwivuza imyuka mibi. Ibyo no kuvuga ngo icyo gihe ubugiye ubimenye, ngibyo bikurura umujinya w'Imana. Aba bantu mu gusenga Moleki y'unguyu bizeraga yuko ari Imana yabafasha mu bibazo, ari Imana yabafasha mu byago. Ntabwo umupfumu yakufasha kugira ngo akuvane mu mizimu y'iwanyu, ngo agukureho inyatsi. Iyo ugiye ku mupfumu akumurikira Satani, akakumurikira imizimu yose, hanyuma ukishyiraho hagati yawe n'Imana, ukazana inzigo, ubushyize inzigo hagati yawe n'Imana, ukaba ahubwo wowe ugiye mu isezerano n'imizimu. Ibyo bikakurura umuvumo ku muryango, ku muntu wabigiyemo, ndetse bigakurura umuvumo kuba muvaho n'abamukomokaho kugeza ku buvivi bwe. Niyo mpamvu navuze ngo isengesho tugiye gusenga nirihanagura umuvumo uterwa n'imiryango twavukiyemo yagiye iterekera ikabantu bikaragusa. Ndetse nawe niba warabikoze, Imana igukureho uwo muvumo mu izina rya Yesu Kristo. Hano rero turimo turasema ngo Imana itanga itegeko ikavuga ngo uwo muntu ntakabure kwicwa. Mu gihe cy'Abisirayeli umuntu wabaga yagiye
agafata abana be akabaha Moleki, n'ibyiwe akabiha Moleki. Uwo Imana, ijambo ry'Imana yavuga ngo ntakabure kwicwa. Mu yandi magambo, ni umuntu wagiye ku mupfumu agaha abakurambere amaturo, akikubika imbere y'abakurambere, ndetse akaba yafata n'abana be akabamurika mu bakurambere. Uwo muntu ngo ntakabure kwicwa. Noneho hano Imana nayo yavuga ngo nzahoza igitsuri. Imana ihoza igitsuri ku muntu wagiye muri ibyo bintu. Kandi wumvise hano ngo mukure mu bwoko bwanjye muhoye guha Moleki uwo mu rubyaro rwe. Imana yahitaga yumva yagukura mu bwoko bwayo iyo wafashe urubyaro rwawe ukarutanga kwa Moleki. Ababyeyi bawe birashoboka ko bagutanze mu bazimu, bagutanga mu myuka y'abakurambere bizeraga, bemeraga. Ndi hano kugira ngo uwo muvumo kuva mu izina rya Yesu, wowe watanze mu myuka y'abakurambere. Nawe wagiye ukitanga, igihe wari ugiye ku mupfumu umenye ngo narigiye nitanze mu maboko y'abakurambere. Ni aho kwitanga mu biganza by'Imana yaremye abakurambere, witanze mu biganza by'imyuka y'abakurambere bapfuye. Umupfumu nawe arashimangira gutanga mu maboko y'imyuka y'abakurambere bapfuye. Kandi wakagombye kwitanga ku Mana yakuremye. Ibyo rero byakuzaniye umuvumo wo kwisanga unanirwa, ugaferinga muri buri kimwe cyose. Uraryama ntusinzire, wasinzira ibintu bikarara bikuniga, urakora ntibigende, nta byishimo nta munezero ufite, kuko ubwawe umuryango ukomokamo uriho igitsuri cy'Uwiteka. Wakoreye abazimu, watambye abantu bawo mu bazimu. Nawe ukijijwe, mbere yo gukizwa kwawe ubanza gukorera abazimu. Ukeneye kubohoka, ukeneye deliverance, imbaraga z'Imana zikubohore. Niwe mvugana nawe rero. Irumva ko Imana yari yavuze ngo nzahoza igitsuri cyanjye kuri uwo muntu mukure mu bwoko bwe, muhoye Moleki. Mu yandi magambo, imuhoye uwo mukurambere iwanyu mwasengaga, uwo mwambazaga. Imuhoye uwo mupfumu mutereki, uwo mupfumu kujya mu bapfumu ngo mu gihugu nibirengagiza uwo muntu uha Moleki wo mu rubyaro rwe ntibamwice. Ubwanjye nzahoza igitsuri cyanjye kuri uwo muntu. Urumva Imana ubwayo ivuga ngo njye ubwanjye nzahoza igitsuri cyanjye kuri uwo muntu, ngo no ku muryango we. Wumvise ngo no ku muryango we, nukuvuga ngo niba so yarakoze ibyo bintu agaterekera abantu bakaragusa, Imana imuhoza igitsuri kagihoza no ku rubyaro rwe. Niba wowe warabikoze, umenye ngo wakururiye akaga abana bawe, ukeneye guhanagurwaho no muvumo mu izina rya Yesu Kristo. Noneho rero ushobora kuba utarabikoze ariko muri famiye iwanyu barabikoze, noneho bikagukurura umuvumo, kuko igitsuri cyari kiri ku muryango iwanyu, kwa sogokuru wawe, kwa sogokuruza wawe. Igitsuri cy'Imana cyari kibariho. Ukeneye kugira ngo Imana igukureho umuvumo. Tugiye gufata umwanya rero wo gusenga. Twinjiye mu mwanya mwiza wo gusenga. Turasengera rero muri he jambo. Turasengera muri he jambo. Ko tugiye mu mwanya wo gusenga, turasengera muri he jambo. Turasengera mu Bakorinto ba kabiri igice cya 5 n'umurongo wa 17. Abakorinto ba kabiri, Abakorinto ba kabiri igice cya 5 n'umurongo waho wa 12 nibo tugiye gusengeramo. Ni ijambo rivuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibyakera bishize, dore byose biba bihindutse kuba bishya. Urumva ijambo tugiye gusoma, ariko dore ku murongo wa 15 bavuga ngo nicyo gituma uhereye none tutazagiraho dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho nitukimutekereza dutyo. Umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibyakera babishize, dore byose biba bihindutse kuba bishya. Kubohoka kwawe gushingiye ku kumenya ijambo ry'Imana no kuryizera, ariko kandi kukamenya n'amateka yawe. Ubwo rero nge nawe tugiye gukorana isengesho uyu munsi wa none hano ku isengesho ribohora fisha. Uvukiye mu muryango wasenze ibigirwamana, waterekereye ukabantu ukaraguza, nawe ubwawe urabikora, ubicamo binyuramo,
iri sengesho niwe rireba. Iri sengesho wumvise yuko tugiye kuvuguruza ibi byabaye twifashishije icyanditswe kivuga yuko tudafite gutekereza umuntu dukurikije amasekuru yiwe, kuko umuntu iyo ari muri Kristo Yesu ahinduka icyaremwe gishya, ibya kera bikaba bibaye bishya. Ngaho rero pfukama dusenga Imana. Iri ni isengesho nagusaba kugira ngo urisenge upfukamye aho uri. Niba urimo naryumva uri mu modoka, niba urimo naryumva uri n'ahantu ari hose, ariko nuza gufata umwanya utuje uri wenyine, iri sengesho urisenge upfukamye wiherereye uri wenyine, hanyuma urabohoka. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, Umwami nizeye nkababarirwa ibyaha byanjye n'ibicumuro byanje. Mu izina rya Yesu Kristo nizeye, amazina yanjye akandukurwa mu gitabo cy'urupfu akandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Mu izina rya Yesu Kristo nizeye nkavuka ubwa kabiri. Imbere yawe Mwami nsabye imbabazi z'ibyaha data yakoze, mama yakoze, sogokuru yakoze, nyogokuru yakoze, kugeza ku bisekuru 5 byaho navutse. Nsabye imbabazi z'ibyaha bakoze byo guterekera, byo kubandwa, byo kuraguza, byo gusenga ibigirwamana, ibyo gusenya ibishushanyo bisengwa n'ishusho y'ikintu cyose babaga bayagije bakakikubita imbere. Mana ngusabye imbabazi, nkuraho urubanza rw'ibyaha bya data, nkuraho urubanza rw'ibyaha bya mama, nkuraho urubanza rw'ibyaha by'abo mu muryango. Uyu munsi wa none Uwiteka, kubw'imbabazi zawe, maraso yankureho ibyaha byose byakozwe n'abambanjirije mbere y'uko mbaho, abo naciyemo mbyarwa nkazana mu isi. Nsabye imbabazi z'ibyo byose bakoze. Somye neza yuko uzahoza igitsure ku mwana w'umuntu wese uzatanga abo mu rubyaro rwe, akabaha Moleki, akabaha abazimu, akabaha abapfuye. Uwiteka birashoboka ko data na mama, ko basogokuru na basogokuruza ndetse naho bakomoka baba baratanze, baba baratambiye ibigirwamana, baba barasenze ibigirwamana, baba barasenze ibishushanyo. Mwami, igitsure cyangwa nk'uko ijambo ryawe rivuze kuzahuza igitsure kuri uwo muryango n'abamukomokaho, ndasaba kugira ngo nkureho igitsure cyose cyari kiri kuri data, cyari kiri kuri mama, cyari kiri kuri basogokuru basogokurura, icyari kiri kuri ibyo bisekuru 4 cyangwa se 5 byaho nakomotse mu buryo bw'umubiri. Ndasaba kugira ngo kinkureho. Imbabazi zawe Yesu zimanukeho, ubuntu bwawe Yesu Kristo bugwizwe muri nje. Mpabarira Mwami w'abami bwanje ibyo nakoze, aho nikubise imbere y'ibigirwamana ngasenga ibishushanyo biyagijwe cyangwa se bishushanyijwe, nkabyikubita imbere. Kandi ubuza gusenga ibishushanyo bibajwe, ubuza gusenga ibishushanyo biyagijwe, niyo byaba ari igishusho yo mu ijuru urabibuza. Wavuze yuko ubikora wese uzamuhozaho igitsure, kandi ukabuhora gukiranirwa kw'abana base kuva ku buvivi n'ubuvivure bw'abakwanga. Njyewe urabizi Uwiteka ndagukunda. Aturuta Imana ndagukunda n'umutima wanje, Mana ndagukunda n'ubwenge bwanje. Nkuraho umuvumo wose watewe no gusenga ibigirwamana kw'ababyeyi. Nkuraho umuvumo wose watewe no kujya mu bapfumu, no kwikubita imbere mu bapfumu, no kwambaza abapfumu, no gukoresha iby'abapfumu. Nkuraho umuvumo wabyo uyu munsi, nkuraho umuvumo wabyo zina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo nkuraho umuvumo wabyo, Yesu Kristo nkuraho umuvumo wabyo. Mpanaguraho umuvumo w'ibyo data na mama bakoze basenga ibigirwamana. Mpanaguraho umuvumo w'ibyo nakoze nanjye ubwanjye nsenga ibigirwamana. Sabye imbabazi, nemera ko amaraso yawe Yesu Kristo akuraho umuvumo wose wa Satani, w'umuryango, umuvumo w'ibyaha. Yesu Kristo, maraso yankureho umuvumo w'ibyaha. Dore kenshi na kenshi naferingaga, natsindwaga, nahuraga n'ibibazo bigaragaza ko Mwami ari imivumo gusa. Icyo nakoraga cyose nticyemeraga, icyo nakoraga cyose nticyakundaga,
sinarinzi inkomoko yo gukora icyo nkoze cyose nicyemere, ariko aka kanya mwami Yesu Kristo, niba mwami umuvumo wo gukora icyo nkoze nicyemere waterwaga no guterekera no kubandwa no kuraguza, byakozwe n'igisekuru cya 4 cya 5 cyangwa se cya 2 n'icya 3 cya nkomoka cyangwa se cy'ababyeyi, iyi mivumo imveho mu izina rya Yesu Kristo, impanagurweho kano kanya, impanagurweho kano kanya izina rya Yesu Kristo. Muvumo wo gutsindwa, muvumo wo kunanirwa, muvumo mu izina rya Yesu w'indwara, muvumo w'ubukene, Yesu hanagure kuri nge, Yesu managuraho umuvumo wose, Yesu Kristo managuraho umuvumo wose, Yesu Kristo managuraho umuvumo wose, managuraho umuvumo wose, muvumo wo mu maraso ya data, muvumo wo mu maraso ya mama, umvaneho mu izina rya Yesu Kristo, uwo kwa basogokuru, uwo kwa basogokuruza, Yesu Kristo umvaneho, Yesu Kristo umvaneho, Yesu Kristo umanagureho izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryarivuze yuko umuntu wese yari muri Kristo ahinduka icyaremwe gishya, byakera byose byibagirana, byose bikaba bishya. Yesu Kristo, reka ngira ubuzima bushya butandukanye n'ubwa data, butandukanye n'ubwa mama, butandukanye n'ubwaho navutse, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Nkuraho imivumo yose, nkuraho imivumo yari kuri data, nkuraho imivumo yari kuri mama, nkuraho imivumo yari kwa basogokuru, kwa basogokuruza, kugeza ku bisekuru bya 5. Iyi mivumo yisibe, Yesu Kristo yisibe, Yesu Kristo yinkureho. Muvumo wo gukenyuka, muvumo wo kudashaka, muvumo wo kutuba ku rugo, muvumo wo kutabyara, muvumo wo kutiga, muvumo wo kudatera imbere, Yesu Kristo iyi mivumo yimvaneho izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo mpindurira ubuzima, mpindurira imibereho, kuko nahindutse icyaremwe gishya. Mpindurira imibereho kuko ndi icyaremwe gishya, mpindurira imibereho yanjye ibe mishya kuko ndi icyaremwe gishya. Mpindurira imico, mpindurira imyitwarire kuko ndi icyaremwe gishya. Mpindurira imico, mpindurira imyitwarire, mpindurira imikorere, ngira imikorere myiza izina rya Yesu Kristo. Ibyo data atagezeho, ibyo mama atagezeho, ibyo mu miryango yacu batagezeho, Uwiteka kubigeraho. Ngaho nkuraho umuvumo, nkuraho umuvumo umuryango. Vuga uti mu izina rya Yesu nkuraho umuvumo umuryango, mu mbaraga amaraso Yesu Kristo. Yesu Kristo, ijambo ryawe rivuga yuko wishyizeho imivumo yacu yose. Aka kanya ndasenze umuvumo wose warundiho umpanagurweho kano kanya, wavaga mu maraso ya papa, wavaga mu maraso ya mama, wavaga mu maraso y'abasogokuru, wavaga mu maraso y'abasogokuruza n'abanyogokuruza n'ibisekuru byabo bigera muri 5 byose uko byakabaye. Uyu munsi mwami mbohora mu mbaraga z'umuvumo zo petese kiriahoria katika jina la Yesu. Waravuze ngo dusabe tuzahabwa, dushake tuzabona, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu. Ngaho tangira usenge, tangira usenge, bwira Imana ngo Mana waravuze ngo dushake tuzabona, dukomange tuzakimurirwa. Bwira Imana ko waje gushaka umugisha wayo, bwira Imana ko umuvumo w'umuryango ugomba kukuvaho, bwira Imana ko umuvumo kudashaka ugomba kukuvaho, bwira Imana ko umuvumo w'indwara za hato na hato ugomba kukuvaho, bwira Imana ko umuvumo wo guferinga ugomba kukuvaho, bwira Imana ko umuvumo wose wo kudatera imbere ugomba kukuvaho, bwira Imana ko umuvumo w'imico mibi n'ingeso mbi n'ibyaha byisubira ugomba kukuvaho. Bwira Imana iyo mivumo ikuveho, bwira Imana ikuveho. Uvuga ngo ndayanze, anga iyo mivumo, anga iyo mivumo, anga ubwo buzima bumeze nk'umuvumo, anga ubwo buzima bumeze nk'umuvumo, anga ubwo burushyi bumeze nk'umuvumo ku buzima bwawe, anga iyo mibereho imeze nk'umuvumo ku buzima bwawe. Atura ngo mwami nkuraho imivumo yose, nkuraho imivumo yose. Reka nkubwire ko imivumo iteza guferenga, imivumo iteza gutsindwa, iteza kunanirwa. Imivumo yose rero yari kureho yiterwa n'igitsuri cyari kiri ku muryango wawe, cyangwa se nawe kikaba kikuriho bitewe nuko wagiye mu bapfumu ukajya mu bakonikoni, ukikonekta n'imizimu, ukikonekta n'abadayimoni. Bwira Imana ikuvana iyo mivumo mu izina rya Yesu. Hanyuma sinyura amasezerano ufitanye n'abazimu, sinyura amasezerano ufitanye n'abazimu. Anga kuba igitambo cy'abazimu, anga kuba igitambo cy'imyuka bapfuye mu miryango y'iwanyu, anga kuba igitambo cy'imyuka bakurambere. Birashoboka ukaba unyumva hari abantu bagutanze mu myuka bakurambere, bagutanze mu mizimu
y'abapfuye, bagushyira mu maboko y'abapfuye, imizimu y'abapfuye kugendaho ku manywa na nijoro. Ni iki kikumenyesha yuko imyuka y'abapfuye kugendaho? Ni igihe urota abapfuye muganira, ni igihe urota abapfuye muri kumwe cyangwa bari kure yawe. Dore watanzwe mu isi y'abapfuye, urota abapfuye uganira nabo, avuga uti mwami Yesu Kristo, nanze kuba igitambo cy'imizimu y'abapfuye, uwantanze mu bapfuye mwami, nitandukanyije nawe mu izina rya Yesu Kristo. Itandukanye n'umuntu wese wagutanze mu mizimu y'abapfuye, itandukanye n'uwo mupfumu wakuraguriye akaguterekerera, itandukanye n'imigenzo yagukoreyeho. Tangira usenge itandukanye n'iyo migenzo mupfumu yagukoreyeho mu izina rya Yesu Kristo. Uvuga ati mu izina rya Yesu Kristo, nitandukanye n'imigenzo n'imihango umupfumu wese yankoreyeho mu izina rya Yesu Kristo. N'indasago zose nitandukanye nazo mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Nitandukanye na buri kimwe cyose cyakorewe ubuzima bwanjye, kimurikira abazimu, kimurikira abadayimoni, kimurikira umubiri wanjye abazimu, kimurikira umubiri wanjye abadayimoni mu izina rya Yesu. Ibikorwa byankoreyeho byo kumurikira abazimu, ibikorwa byankoreyeho n'imihango yankoreweho yo kumurikira abapfuye, yo kumurikira Satani, iyo mihango ndayisenya mu izina rya Yesu. Yakorewe ku mazina yanjye, yakorewe ku mubiri wanjye, ndayisenya mu izina rya Yesu. Ndayisenya mu izina rya Yesu Kristo. Ndayitesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Imigenzo yose yakorewe ku mazina yawe, igakorerwa ku ruhu rwawe, yakorewe mu ruhanga rwawe, yakorewe mu isura yawe, yakorewe mu mugongo wawe, igakorerwa ku gatuza kawe, yakorewe ku gitsina cyawe, igakorerwa ku birenge byawe, igakorerwa ku mubiri wawe. Iyo migenzo wakoreweho yose, iyo wakoreweho wambitswe ubusa, ndayitesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Iyo wakorewe wagusiga imiti, bakurasaga, ndayitesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Iyo wakoreweho ucira mu muriro, usangira n'abazimu, urira ku byaterekerewe, ndagutandukanya n'ibyaterekerewe wariye mu izina rya Yesu Kristo. Zo petrese kriya hori ya patasakra babali uboreze kriya, ndagutandukanya n'ibyo wariye byaterekerewe abazimu, ndagutandukanya n'ibyo wariye byaterekerewe myuka abakurambere. Kwa jina la Yesu, ndagutandukanya n'urwo rudasago rwo mu gatuza mu izina rya Yesu Kristo. Ndagutandukanya n'urwo rudasago rwo ku birenge, ndagutandukanya n'izo ndasago mu izina rya Yesu Kristo zo ku mubiri wawe. Ndatura kubohoka kwawe kano kanya, ndamanura imbaraga z'Imana zibohora amaraso yawe, ndamanura imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo zibohora ingingo zawe, ndamanura imbaraga z'Imana kwa jina la Yesu zigutandukanye n'imyuka watanzwemo mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mwuka wa sogokuru baguhaye, uwo mwuka wa nyogokuru wawe baguhaye, ngutandukanyije nawe mu izina rya Yesu Kristo. Nawe tangira witandukanyije n'uwo mwuka wa sogokuru wawe, tangira witandukanye n'uwo mwuka wa nyogokuruza wawe, tangira witandukanye n'uwo mwuka w'imandwa mu muryango y'iwanyu mu izina rya Yesu Kristo. Usoma amazina yose, itandukanye n'izo mandwa, itandukanye n'izo mandwa ubwawe, vuga mu izina rya Yesu Kristo. Nitandukanyije n'imandwa zose zo mu miryango, nitandukanyije na za nyabingi mu izina rya Yesu Kristo. Usoma amazina yose, atura ko wifatanyije n'umwami Yesu, aturuti ndifatanyije n'umwami Yesu Kristo wazanywe no kunkiza no kuncungura mu izina rya Yesu Kristo. Usoma amazina yose uhereye umunsi wa none, buri sezerano ryose ryatumaga abazimu bangendaho, ryatumaga imyuka abapfuye igendaho, ryatumaga amashitani agendaho, ndarisesa mu izina rya Yesu, ndarisesa mu izina rya Yesu, ndarisesa mu izina rya Yesu, ndarisesa. Ndikumva hari imbaraga z'Imana zatangiye kumanuka ngo zikubohore. Komeza usenge, komeza usesa ayo masezerano, komeza wikure mu isezerano ry'urupfu, ikure mu isezerano ry'ubukene, ikure mu isezerano ryo kudashaka, ikure mu isezerano ryo kutabyara, ikure mu isezerano ryo gukora ntibigende, ikure mu isezerano ry'imyuka yatse kwa cina la Yesu, ikure mu isezerano ry'iyo myuka yose yagendaga mu mubiri wawe mu izina rya Yesu Kristo. Iyo myuka igenda mu mubiri wawe, iyo wumva igucirigita, iyo wumva igenda mu ruhanga rwawe, ndayitwika mu izina rya Yesu Kristo. Usumba amazina yose, ndatwika izo mbaraga zigusokemo mu izina rya Yesu Kristo. Usumba amazina yose, iyo myuka nyatsi gusokemo mu izina rya Yesu Kristo. Ndategeka inyatsi zigusokemo, yemwe mwanyatsi mwe, soka muri uyu mugore, soka muri uyu mugabo kwa jina Yesu, musakuze mu mubemo katika jina Yesu. Mwamyuka mimwe iteza indwara, imyuka bakurambere, imyuka bapfuye, mwebwe mwateraga umuntu kugwa, musoke mugende muve mu buzima bwe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Mwebwe mwatezaga umuntu guhuma akabimumye, musoke imyuka muteza guhumya abakurambere, soka muri uyu muntu watezaga umuntu uhumye mu izina rya Yesu Kristo. Wowe wa muzimu wa mudayimoni we uteza uyu muntu kwikinisha, soka mu buzima bwe wari waramuhawe, soka mu buzima bwe, sakuza uve mu buzima bwe. Umuteje kwikinisha by'igihe kirekire, umuteje ubusambanyi bw'igihe kirekire, senyuka muzimu we, soka muri uyu mu izina rya Yesu. Soka muri wa jini uteza uyu muntu gusambana, ndagutwika ndakurimbura. Wowe wa mudayimoni uteza uyu muntu kuroga, ndagutwika, soka muzimu umuteza kuroga, va muri we
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu ndagutegekesha amaraso Yesu Kristo, ndagutegekesha izina rya Yesu risumba amazina yose, ndagutegekesha izina rya Yesu wampamagaye, katika jina la Yesu ndagutegeka muzimu we, va muri uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo, va mu mubiri we, va mu bugingo bwe, sohoka Yesu, seze rugende, va mu buzima bw'uyu muntu, va mu buzima bw'uyu muntu, katika jina la Yesu risumba amazina yose, ndatura kubohoka k'uyu muntu, ndatura kubohoka k'uyu muntu, va mu buzima bwe, va mu buzima bwe, fire, sohoka mu maraso y'uyu muntu, seze ruve muri aya maraso, zopetese kila holi ya kwa jina la Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Witeka ndafata amaraso y'umwana w'Imana ariyo maraso Yesu Kristo, ndahanagura umuvumo wari uri kuri uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo, wabyarwaga n'ibyaha byo guterekera no kubandwa no kuraguza, ibyo yagendeyemo se na nyina bakagenderamo, uyu muvumo nguhanaguye mu izina rya Yesu Kristo, muhanaguye no muvumo sekiria hori ya patasakaya, ndakuvumura mu izina rya Yesu Kristo, mpagaze mu mavuta nahamagariwemo y'ubutambyi, ndakuvumura mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, nkwatuyeho umugisha w'Imana katika jina la Yesu Kristo wo gukora bikagenda, nkwatuyeho umugisha w'Imana wo kubohoka, nkwatuyeho umugisha w'Imana ugufasha ku izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, nkwatuyeho umugisha w'Imana katika jina la Yesu wo gukiranukira Imana no kubaha Imana no gutinya Imana mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, nkwatuyeho umugisha w'Imana kwa jina la Yesu Kristo umwana w'Imana nzima ugufasha gukorera Imana no kubaha Imana no kumvira Imana, nkwatuyeho umugisha w'Imana mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, utuma utazongera kurwaragurika mu izina rya Yesu Kristo, nkwatuyeho umugisha w'Imana utuma imyuka mibi y'abadayimoni itazongera gufata ubuzima bwawe kwa jina la Yesu. Ndagucomora amasezerano y'abazimu, ndagucomora amasezerano y'imyuka bakurambere, ndagutandukanya n'ibishushanyo bibajwe wikubise imbere mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, ndagutandukanya n'ibigirwamana wikubise imbere mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose katika jina la Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, ndagutandukanya n'imisengere yose idafite aho ihuriye n'ukuri winjiyemo ikaguhuza n'abazimu n'abadayimoni, muri misengere yose yaguhuje n'abazimu n'abadayimoni gutandukanyije nayo mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, buri kuramya kose na buri ndirimbo zose zagiye ziguhuza n'abadayimoni gutandukanyije nazo wa jina la Yesu Kristo risumba amazina yose, ndagutandukanya n'amaturo yose yagiye aguhuza n'imyuka mibi akaguhuza n'imbaraga za Satani, ndagutandukanya n'ibitambo byose n'amaturo yose ayo watanzweho katika jina la Yesu Kristo risumba amazina yose, ndatura ngo bohoka, ndakwatura imbaraga zikubohora mu izina rya Yesu, ndakwatura imbaraga zikubohora, ndakwatura amaraso Yesu Kristo ngo akubohore mu izina rya Yesu Kristo, ndakwatura izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, iritingwa n'abazimu, iritingwa n'abadayimoni, aho uri kunyumvira abazimu nibatangira kuguhunga mu izina rya Yesu Kristo, abadayimoni nibagusohokemo umubiri wawe, nibawusohokemo mu izina rya Yesu, nibawuvemo katika jina la Yesu Kristo, aho ukorera nibahave nibagende mu izina rya Yesu, mu rugo rwabo bazimu nibagende, izo mbaraga nizigende fire kwa jina la Yesu, ndatura izo mbaraga zigende ziva aho ukorera ziguhunge mu izina rya Yesu Kristo, nizive mu buzima bwawe, zicaye mu mutwe ndazitwika mu izina rya Yesu Kristo, ndavuma imbaraga zicaye mu mutwe wawe ndazitwika ndazirimbura mu izina rya Yesu Kristo, izo zicaye mu matama mu misaya fire, iyo myuka yicaye mu isura yawe, mu isura yawe umvaga hari ibintu biri kugenda mu isura yawe, ndatwika ibyo bintu bigenda mu isura yawe mu izina rya Yesu Kristo, wumvaga isura yawe irimo irokerwa, ndatwika ibyo bintu biri mu isura yawe bituma isura yawe yokerwa kwa jina la Yesu, ndatwika ibintu byose bigenda mu ngingo zawe mu izina rya Yesu Kristo, ibyo wumva bigenda mu nda yawe ndabisohora, abo n'abazimu, abo n'abadayimoni, ndasohora abazimu mu mubiri wawe mu izina rya Yesu Kristo, ndasohora abadayimoni mu mubiri wawe mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, ndatwika izo ndwara za hato na hato kwa jina la Yesu, kuribwa umutwe kwa hato na hato ndagusenya, ndasenya uko kuribwa umutwe kwa hato na hato, ngutandukaje n'uburwayi bwo kuribwa umutwe mu izina rya Yesu Kristo, ndagutandukanya na paralize mu izina rya Yesu, ndagutandukanya no kugwa hasi kwa jina la Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, ndagusohoramo iyo myuka yakuvugiragamo, ndagutandukanya no kuvugirwamo n'iyo myuka abakurambere bari baragize icumbi mu buzima bwawe, musakuze musohoke mu buzima bwe, mugwe hasi nimuzagaruka ukundi fire mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Urakoze mwami Yesu Kristo, ndagushimiye kubohoye abantu bawe, ndagushimiye kucijije abantu bawe mwami, ngaho buri wese rero katika jina la Yesu Kristo umwana w'Imana nzima wakomokaga mu muryango mu izina rya Yesu Kristo, waterekereye ukabantu ukaraguza aka kanya imbaraga zawe zimubohore, wowe sengana nanjye, wowe wakomotse muri uwo muryango uterekera ukabantu ukaraguza, nguti mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, ndihitandukanyije n'umuryango wose waterekereye ukabantu ukaraguza, ndihitandukanyije n'imigenzo data na mama
bakuriyemo guterekera no kubandwa no kuraguza no gusenga ibigirwamana, nitandukanyije n'imihango yabo n'imigenzo yabo, nitandukanyije n'imana zabo bikubitaga imbere zitari imana, nitandukanyije n'ibisanyo byabo biyagijwe basenze mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, nitandukanyije n'inyama z'intonorano n'ibyo kurya byose n'ibyo kunywa byari byaterekerewe abazimu mu izina rya Yesu, nitandukanyije n'imigenzo yose yakorewe ku mubiri wanje n'ibyo n'amagambo yose yamvuzweho bantanga mu bazimu, ndatesheje agaciro mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, nihaye umwami Yesu Kristo umukiza n'umucunguzi, niyeguriye Imana ihoraho, Imana isumba byose, uhereye umunsi wa none ndi umwana w'Imana isumba byose. Ijambo rivuga yuko abamwemeye bose tukizera izina rye yaduhinduye kuba, yaduhaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Aka kanya natuye ko ndi umwana w'Imana ihoraho mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana ihoraho, sindi umwana w'abazimu, sindi umwana w'abadayimoni, sindi umwana wa Nyabiringi, ndihakanye Nyabiringi n'imigirire yose ya Nyabiringi mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose, ndihakanye Nyabiringi n'imigirire yose ya Nyabiringi mu izina rya Yesu usumba amazina yose, ndihakanye umuzimu wose wanyiritirira n'umwuka wapfuye wanyiritirira mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndatura ngo ndi umwana w'Imana, ndi umwana w'Imana ugomba kuba mu mahoro, ndi umwana w'Imana ugomba kuba mu bugisha w'Imana, ndi umwana w'Imana ugomba kugubwa neza. Urakoze kuko mwami ndi umwana wawe muri Kristo Yesu, urakoze Uwiteka ko ndi umwana wawe muri Yesu Kristo, kandi nkaba ndicari mu gisha. Uhereye kano kanya natuye ko ibya kera birangiye, birashize ibya kera birashize mu izina rya Yesu Kristo, birashize mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami ko ibya kera bishize. Amashimwe n'icyubahiro bikugarukire mu ijuru no mu isi, icyubahiro kikugarukire mu ijuru no mu isi, mu izina rya Yesu risumba amazina yose. Ngaho reka nanjye nkomeze kugusengera uhereye kano kanya mwami. Uyu muntu ndatura ngo arabuhotse, uyu muntu ndatura ngo arakize, uyu muntu ndatura ngo imizimu y'uwabiramuhunze, myuka y'uwabiramuhunze, ibyamutwazaga igitugu ndabitwikisha umuriro, ndabitwikisha amaraso Yesu Kristo. Handitswe yuko Imana Data twese ari umuriro ukongora, kandi ijambo ry'Imana ari inyundo imenagura amabuye. Ndohereza ijambo ry'Imana kuri uyu muntu katika jina la Yesu. Ibyamurwanyaga byose, ibyamusabaga byose, mivumo yose ari muriho, ndatura ngo imuvuyeho, zina rya Yesu Kristo 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 imuvuyeho. Ninataja ya kwamba damu ya Yesu ikuokoe, damu ya Yesu ikukomboe, damu ya Yesu inakukomboa, damu ya Yesu inakukomboa, damu ya Yesu inakuokoa. Ndatura ngo amaraso Yesu Kristo aragucunguye, amaraso Yesu Kristo arakubohoye, agukuye mu maboko y'abazimu, agukuye mu maboko y'abakurambere, agukuye mu mivumo y'abakurambere, agukuye mu mivumo y'imiryango. Ndakwatura kubohoka mu izina rya Yesu, ndakwatura kubohoka mu mbaraga amaraso Yesu Kristo, ndakwatura gukizwa n'amaraso Yesu Kristo. Uhereye kano kanya izari indwara z'imivumo zaterwaga n'imizimu y'iwanyu, ibwari ubukene bugaterwaga n'imivumo yahuvuka, zina rya Yesu ndabihagarika, zina rya Yesu Kristo ndabihagarika, zina rya Yesu Kristo akazuka ndabihagarika. Izari indwara zikomoka mu maraso yahuvuka ndazihagarika mu izina rya Yesu Kristo, ndazihagarika mu izina rya Yesu Kristo. Ntwatureho amagara meza, ntwatureho kugubwa neza, zina rya Yesu Kristo. Ibyari ibibazo by'uruhererekane, izina rya Yesu Kristo, kudashaka kwa famiye, kutarongorwa kwa famiye, kutarongora kwa famiye, kutabyara, kudatera imbere, kutaguka, zina rya Yesu Kristo, kudakorera Imana no kudakiranukira Imana, bije muri uwo muryango w'iwanyu. Umuryango w'iwanyu niwo muntu wa mbere utangiye kubaha Imana. Niyo mpamvu uguriye umunsi ejo ukabyuka, uhora ugwa amanywa na nijoro, aragakiza kawe ntigashinga, kuko ni wowe muntu wa mbere ukijwe mu muryango w'iwanyu. Ndakwirukana wo muvumo kudashinga mu gakiza, ndakwaturaho guhagarara ukema neza mu gakiza, ndakwaturaho guhagarara ukema neza mu gakiza, zina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Imizimu yagusubizaga inyuma, badayimoni bagusubizaga inyuma, bashingiye mu muvumo w'umuryango, bashingiye mu muvumo wo mu maraso yaho ukomoka, bazimumbirukanye ku buzima bwawe. Ndakwaturaho kubohoka mu izina rya Yesu, ndakwaturaho ubuzima mu izina rya Yesu Kristo amazina yose. Amen, 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 amen. Izerere muri risengesho umwami Yesu arakubohoye. Wari uri kumwe nanjye Pastor Justus. Ubuntu bw'Imana bukomeze kubana nawe, hanyuma kugira ngo dukomeze kubana muri ubuzima bwa buri munsi. Igituma bitumotiva cyane ni ukubona muza hano nyine mugakora subscribe, ni ukubona mukurikirana no masengesho, ndetse ni ukubona munadutera n'inkunga zibifatika, mutanga amafaranga yanyu. Rero ubundi ushaka kubohoka uba ugomba kwizerera mu ituro cyane, ukaba umuntu umenya guturira Imana. Imana iguha umugisha rero, Imana ikugirire neza,
guma mu mwuka wo gusenga. Mu gusenga niho turuhokera, niho dukira, kandi hari ikintu Imana ikoze mu buzima bwawe. Imana iguhanaguyeho imivumo iyo yose yo mu miryango yari kuriho, iyo yose yabyarwaga n'ibyo iwanyu bakoze n'umuryango wakomotsemo. Impamvu Imana iguhanaguyeho iyo mivumo y'umuryango nuko ntabwo wigeze uhitamo aho wagombaga kuvukira n'aho wagombaga gukurira. Wisanze uvukira muri famiye ikora ibyo idasenga, ariko ubuntu bw'Imana buragukijije, buragutabaye. Niyo mpamvu ijambo nk'iri ribarije ku bwawe. Imana iguha umugisha, Imana ikugire neza. Wadukurikiranaga rero utarakora subscribe, ntugende utayikanze, kandi nawe usanze warakoze subscribe ukande like, kanda ngaho kuri like, hanyuma usangiza abandi bantu ino link. Imana amahoro iguha umugisha, mugira amahoro. Ukeneye kudutera inkunga uyu murimo, inkunga y'amafaranga, urabona nimero zacu muri screen. Kandi nanone icyo wifuza cyose, cyari cyo cyose, wumva uri mu mwanya mwiza, ufite umutima muzima, ushaka gukorera Imana, ugashaka kuba mu nzira z'Imana neza utajegajega, ugashaka kuba mu murongo mwiza w'Imana no gukizwa neza, wankurikiranaga utarakizwa, ukiri umunyedini utarasobanukirwa, ushaka gukizwa no guhinduka, wowe twagufasha, waduhamagara tukagufasha ugakizwa neza. Imana iguha umugisha, Imana ikugire neza. Shalom shalom.